babimubwiye n'igihugu Habyarimana aravuga ngo u Rwanda ruzuye tujye tubivuga nk'uko beze ariko twebwe muri Uganda badutwara nka second class citizen udashobora kujya muri ahantu yari arageze n'uburyo akumva ururimi rumwe ntabwo aturanye ubwoko ariko at the same time ntajya kubeshyera abantu nibwo turimo gushaka natwe ube patriotic mu kuri ntube patriotic mu kinyoma ujye gushyigikira amabi ngo kuko umuntu ari president so abarimo kudutuka rero ngo turabagambanye cyangwa barimo kuvuga ibiki nta undusha ubututsi kandi nta uzapfa nabundushije ariko ntago nzashyigikira amabi uko yakozwe n'umututsi ikibi ni ikibi cyakorwa n'umututsi cyakorwa n'umuhutu cyakorwa n'umuta cyakorwa n'umuntu wari wese n'umuzungu n'ibiki ikibi ni ikibi so turengere ikiremwa muntu icyo ari cyo cyose mbere na mbere wa mugani wa Kizito Mihigo utaraba umututsi utaraba umunyarwanda mbere na mbere uri umuntu kandi benshi bakreminga yuko ari abanyadini idini yo bitubwira serije ngo Imana yaturemye mu ishusho yayo iyo urebye umuntu rero yaba ikimuga yaba umuhutu yaba umututsi yaba mugufi yaba muremure yaba umugore yaba umugabo wowe ujye ureba ngo uyu umubonye urebe ngo urimo kureba Imana mu gihe umwishe rero cyangwa ukamuhohotera cyangwa ukamujora ubujoye Imana ingaruka yabyo ni imwe kubona kuri Kagame muri president ukuntu asa muri ukuntu avuga buri speech atangaganya atanga yapfuye atanga yahwereye nta musatsi kigira ntaki amusore kuba mvuga bino bintu ariko ntago nakawe bivuga nibira kweteka president yakaba yatuje ameze neza pimiranye Kagame mpiranye na Kisekedi mpiranye na Museveni mpiranye na Ruto mpiranye na Uhuru ureba abandi ukuntu bameze banezerewe basmilinga baseka ariko undi yabaye mukushi yarashize no it is not acceptable na amaraso y'abantu ingaruka z'amaraso y'abantu none twebwe kutujye kumushyikira ngo kora umututsi muri aba barimo kuvuga nta uzi Kagame kundusha nta umuzi kundusha njyewe Kagame twarahoberanye n'ubu duhuye twahoberana wenda nuko ngubu yatinya kunyica aranzi ndamuzi hano n'abantu twakuranye twarasangiye twagize ibiki ariko yiba koza amakosa ntago ngomba kubyemera serije ngomba kubivuga nk'uko biri kandi nkabyamagana nibwo buntu nibwo bugabo nibwo bupfura nibwo nizo ndangagaciro dushaka ikibi ni ikibi cyakorwa n'uwo mvukana cyakorwa n'inshuti yanjye cyakorwa ngo ikibi kiba ari ikibi period nibwo Rwanda rushya dushaka nibwo abanyarwanda tuzisubizamo ako gaciro ariko gaciro gashingiye ku bunyangamugayo ku bupfura ku bumuntu serije mwakoze cyane ashaka ngo nsobanure bino bintu ariko mwakoze cyane no kutirukana bano bantu bajye baza tubigisha kandi tunabereke yuko ntago baturusha ubututsi murakoze cyane mwakoze cyane ukuri nababwe ngo ukuri kugenda kujya hanze iki niyo society bimaze gutera intambwe iri ni ryo iterambere rihera mu mitwe ntabwo rihera ku byo tubona iterambere rihera mu bwisanzure mu bwigenge bwawe mu byo uvuga udaciye ku ruhande ahangaha rero nibyo mbwira abantu nkababwira nti hari ibintu tugomba kujya twirwa dupfa ngo umuntu yarapfuye hari urundi rupfu se rurenze uru uyu aravuga ati reba ukuntu yabaye mukushi reka nta musatsi akigira ibyo bimenyetso byose rero abandi nibyo tugenda dukuraho tureba bimeze bite abandi no aravuga ati genda muzi neza ndamuzi twarabanye twarahoberanye ati naka kanya twahoberana ndatinya ko yanyica biriya byose byabaye kubera iki impamvu zo kwica abantu ibi rero ntitukajye tubipfa abibitseho amakuru nyayo bavuga ko umuntu yahwereye ntimukabipfe n'ababona ibi bimenyetso bindi hari abandi bifasha ibyo bimenyetso ngo bagere ku bindi ariko ukuravuze ntabwo ushobora kurusha ari ubututsi ngo ujye kwirirwa ubeshya abandi batutsi ngo turarengera abatutsi kandi arakubwira ati dore abantu bishwe b'abatutsi ukuntu bangana bicwa na Kagame abatutsi bapfa mu Rwanda ni benshi cyane kurusha bapfa muri Kongo ibyo ni ukuri yewe rero nkamako aha mparingira ngo
ngerageze gushaka icyatuma abantu biyumva ubimbwa ku giti cyawe n'ubu umugabo ukaba umunyempano ibyo byose ubyaza umusaruro mu bwisanzure. Nta gihugu cy'ubwoko kibaho ngo gitere imbere ntacyo. Twarabibonye igisirikare cy'ubwoko bumwe uko cyatugize, twarabibonye guverinoma y'agatsiko k'abantu kw'ibimeze, twaribonye amasosiyete ya leta abura kujyamo abenegihugu ahubwo bakashyiramo akantu k'agatsiko k'abantu. Ibyo rero ntabwo igihe tugeze mu by'ukurikirana bitwemerera, ahubwo mushimira Imana yazanye interineti, mushimira Imana yazanye iyi YouTube, iyitabaho tuba tukiri muri wa mwijima. Ubu umuntu arajya hano yamara kuvuga ikintu yamara kubeshya abandi bakamushyira ku karubanda akafata ariko ejo ntabwo ibintu nzabyongera rwose kubera iki nakoze ibi bintu. Iyo niyo si dushaka, nicyo gihugu dushaka. Naho nkuko yabivuze niba ari ubuzima, nta buzima bwiza buri muri kiriya gihugu buruta aho muherereye mwese. Saba murakoze rero, naho ubutaha tuzoja bayibingira bariya basirikare bakuru bafasha abantu mu Mutara bakabajyana muri Kongo kusimbura abo bajyanye kwanika mu nkambi mu Rwanda. Hariya muri narabyumvise, hari ubutaka bwinshi sasa bufitwe n'abantu bavanye mu Mutara no muri Uganda babalaro bakagenda kufatira amasambu hariya. Aya masambu yari ay'abantu b'abarefugee bari mu Rwanda, abavanye mu butaka bwabo abajyanye kwasama nk'impunzi ngo akunda Abatutsi. Niba hari umuntu liability ku Batutsi mu karere ni Kagame. Mu Rwanda ikintu cyari cyiza cyane cyo gushingirana mu Rwanda twagisanzeyo. N'ubu abantu bari batabanye perfect zona kurindi. Niyo mpamvu ubone ibintu by'Abatutsi ahanene abantu bitwa basopeta nini bo n'Abahutu ntawo ni twebwe twabasizemo izo zintu za filozofi mbi, ariko bari bafite ukuntu babana kandi no bagashingirana bagakora iki. Ariko ibintu byose funga kubera iki Kagame no kwabishaka. Umuntu akakubwira ngo babivugaga ngo promotion waha umutukazi ngo no kumurongora gusa kumujyamaho gusa ntabwo kumujyana mu rugo bibamo no kumurongora ibi bintu ntabwo byabagaho mu Rwanda tutarajyayo. Kandi ibintu bikomeye cyane muri fabric za community society Kagame niwe wabijyanyeyo. Ubu sasa mbwira ni bangaye bashobora kurongora nini cross marriage bahe mu Rwanda. Ubu se wowe Kagame ibibazo uri gushyira nk'Abatutsi uzabibavanamo, uzabashakira igihugu cyabo bazavamo. Muri Uganda urabagunganishije n'abandi. Ubu Abatutsi n'Abahima n'ubu hari ikibazo cy'Abatutsi n'Abahima, ariko sasa hivi cyariyongeye. Muri Uganda Abatutsi n'Abahima kirakabije cyane. Sasa hivi reba n'iyo ntambara ya Muhozi afashe urubyiruko rw'Abatutsi ari kuwana n'Abahima. Ninde wabimutumye? Ni Kagame. Bari abavandimwe ni group y'Abatutsi b'urubyiruko baba mu Rwanda muri Uganda. Ubu ni ngo bari ku Muhozi nibo bakagungana n'Abahima. Kagame nibo birimo. Urabumva? Ubu se Kagame ejo bundi mu Burundi nabyo nuko ashagunganisha Abahutu n'Abatutsi. Kagame planet gahunda zawe ku Batutsi zirihe? Ufite patent zo kwica Abatutsi. Ese Abatutsi ni hene zawe ubageye cyose ushakiye, kandi ubundi yo aze cyabakoraho ukaba ngo ni wogiye kugira uburenganzira. Ninde wagutoye kuba umuvugizi cyangwa mu protector w'Abatutsi? Abantu so I'm sorry, ariko ibintu birababaje cyane kandi birababaje kandi kubera ko nyine ibyo uvuga
ni ukubera ko buri munsi yenda Kagame, reka nkubwire Dr Kambandara, abantu bamwe batekereza ko ibi bintu bizakomeza kuba unnoticed, ariko ntabwo ariko bimeze. Ibi byo kuba yumva ko we ashobora kwica umuntu ntihagire umubaza akavuga ati ni bene wacu ni abatutsi niba mbiyiciye nta kimugomba kumbaza. Ikibazo mfite n'ubundi muntu abica, kandi yenda we ibyo akora nyine akajya kubyihisha inyuma akabyitirira abandi, kuko biriya bintu turimo kuvuga biriho bibera za Kishishe, birimo bibera muri Congo. Yasanze Tshisekedi, my opinion, yabuze uburyo yamufatira ahantu, inzira zose arazishaka, arazibura, avuga ati reka mugerekeho iri bara ry'amaraso. Kandi nabwo amadisikuru ya Tshisekedi twarayumvise, nabyo urabona ko bitarimo gukora. Birababaje nko kubivuga, ariko Abanyarwanda bitege amahano Kagame agiye kudukururira, kuko yabivuze yanabisezeranye, ntabwo yigeze atubeshya. Ukuri nari ntegereje imyaka myinshi cyane. Kambanda akomeje kugushyira hanze, ndumva nta bindi bintu bindi ndenzaho. Abatakurikiranye ayo makuru rero muze kumva ako gace, maze kumva ako gace nako muhite mugenda mujye kumva icyo kiganiro. Nivyo nababwiye, hari abantu twabanye nabo muri izi mpinduka, ariko kuvuga ukuri bikanga igihe rero cyo kujya kuri hanze cyashyitse cyasohoye. Nta bindi ntabwo tugomba kubeshyana. Wumve ko wowe uri inyuma ya Kagame witwaje ngo uri umututsi, uri ikigoryi kigi.com, uri ikigoryi inyuma y'ibindi. Wowe uri inyuma y'umwicanyi wari wese witwaje ubwoko, uri ikigoryi nta bwenge ufite. Ndumva ni byinshi cyane byavuzwe, ni byinshi cyane tuvuga buri munsi. Hagomba kubaho abantu bazi neza uburenganzira bwa muntu, pana kugendera mu kigare cy'abicanye n'amadayimoni ngo n'ubwoko bwanyu ntabwo bukugaburira. Ari ubwoko ntiwakwirirwa uhirimbana uvunika ushaka ibyo kurya kandi uzi ko ubwoko buhari. Sawa, murakoze, ubwo tuzongera.